Tekereza umukobwa wavukiye mu muryango usanzwe muri India mu Buhinde, ari mbese mu muryango ushitse uraho woroheje. Nyuma aza kuba Miss World cyangwa se Miss w'isi cyamare cya Bollywood, ndetse aza no kwinjira muri Hollywood. Bollywood ni mu Buhinde, Hollywood ni uruganda rukora sinema rwo muri Amerika. Ese wari uzi ko Priyanka Chopra yigeze gutotezwa akiri umwana igihe yigaga muri Amerika? Kandi nanone uzi ko yabaye umwe mu bakinnyi bo muri India batsinze Hollywood. Uyu munsi tugiye kureba inkuru y'umwe mu bagore bakomeye cyane muri sinema y'isi. Uwo muntu ni Priyanka Chopra. Priyanka Chopra yavukiye muri India mu mwaka w'1982. Ababyeyi be bose bari abaganga mu gisirikare. Kubera akazi k'ababyeyi be yimukaga ahantu hose, kandi igihe cyinshi gishoboka bakunda kwimuka. Nyuma yagiye kwiga muri Amerika, ariko ubuzima bwe bwo hanze ntabwo bwari bworoshye. Yigeze kuvuga ko yajyaga atotezwa ku ishuri kubera ko yari umuhinde cyangwa se inkomoko ye. Miss World niyo yaje guhindura ubuzima bwa Priyanka Chopra. Mu mwaka w'2000 ibintu byose byaje guhinduka mu kanya gato cyane. Priyanka Chopra yatsindiye irushanwa rya Miss World muri 2000. Isi yose yahise imumenya. Iryo rushanwa ryamufunguriye imiryango ya sinema. Nyuma yo kuba Miss World, yinjiye muri Bollywood. Mu ntangiriro ntabwo byari byoroshye, ariko nyuma aza gukina filime zakunzwe cyane nka Krish, Dawn, Barf, Bajrao Mastani. Ndakeka zino filime abantu bagakunze kagasobanuro cyangwa se ba sinema zidakeka mwarazirebye. Abantu benshi baje gutangazwa n'uburyo ikinishaga emotion zitandukanye. Muri Hollywood ikintu gitangaje yaje kandi kikarushaho nuko atageze muri Hollywood gusa. Yaje gukina muri Bollywood, akina muri Hollywood. Ubwo Bollywood ni uruganda rwa sinema rwo muri India, Hollywood ni urwo muri Amerika. Yaje kwinjira muri Hollywood, arakina. Mu gukina ari seri yaje gukina yatumye abicyamamare ni Kantiko, yakiniye muri Amerika, aho yakinaga nka FBI agent. Byatumye aba umukinnyi umwe mu ba mbere bo muri India bageze ku rwego rwo hejuru gukina muri Hollywood. Mu mwaka wa 2018 Priyanka Chopra yaje gushakana Nick Jonas. Uyu ni yari umuririmbyi muri group ya Jonas Brothers. Relationship cyangwa se umubano wabo wavuzwe cyane ku isi kubera difference y'imyaka yabo. Harimo difference ndende pe. Kuri Priyanka Chopra utuntu twaje gutungurana abantu benshi nuko yigeze gutotezwa ku ishuri. Byamugize umuntu ukomeye cyane mu mutwe, kandi yaba umwe mu bakinnyi ba India batsinze Hollywood. Abakinnyi benshi bagerageje kujyayo ariko byabasha kubahira. Bajya muri Hollywood bikajya byanga, ariko Priyanka Chopra we yarabishoboye. Kandi ikindi gitangaje kuri Priyanka Chopra, akora ibikorwa byo gufasha abantu. Afatanya na UNICEF, afasha abana n'imiryango itishoboye cyane. Ese wowe ubona Priyanka Chopra ari umwe mu bagore batsinze cyane muri entertainment industry? Andika opinion muri comment, kandi like, subscribe niba ushaka izindi nkuru zijyamamare nka Shah Rukh Khan, Deep Rukhen, Hrithik Roshan. Subscribe, ukore comment. Ciao ciao.